umutima nanjye umaze kumva uburyo bwizeye umwami Yesu mugakunda n'abera bose, mbashimira Imana udaca, abasabira uko senze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azababera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Amen. Yesu ashimwe. Ashimiye Imana kubana namwe arya n'ijoro rigere muri aya materaniro y'ijoro ry'impinduka. Nshimiye na Gadi n'abayobozi banyu bampamagaye kugira ngo tuzabane. Iby'ukuri ntabwo dutinda, simvuga amagambo menshi. Niriwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Nibagiwe kubaza abatanzi, murambura ikiganza abatanzi turebe. Ni ijoro ry'impinduka nyine. Nitwa Ngowindekwe Yosefu, ndi umukuru w'itorero hano ku mudugudu wa Nyacyonga, cyangwa se ku itorero rya Nyacyonga uko basigaye babivuga muri iyi minsi. Ntuye hano i Kabuye, ndashima Imana. Ndatekereza ko ibyo bihagije. Iki gitabo cy'Abefeso, igitabo urwandiko rwose Pawulo yandikiye Abefeso, intego nkuru yagira ngo abamenyeshe ni ukugira ngo bamenye imbaraga z'Imana. Abari mu matelefoni mwe kuramba, si ngombwa amatelefoni urayasoma, urasoma amamesaje rwose usohotse. Burya kuba mu buzima bwa gikristo ariko utazi imbaraga z'Imana, kwizera kwawe kuba ari muto. Icyo cyumvikana. Tugomba kuba mu gakiza, tukaba muri Kristo, ariko tukamenya n'imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Pawulo yaravuze ngo ni imbaraga zitagira igipimo, ntabwo zigira akagero. Buriya imbaraga z'abantu zigira igipimo. Ab'isi bagira imbaraga, ibihugu bigira imbaraga, Abanyamerika bagira imbaraga, Abafaransa bagira imbaraga, Abongereza bafite imbaraga, Putin agira imbaraga, ariko imbaraga z'abantu zigira igipimo. Nyamara imbaraga ziri muri Kristo Yesu ntabwo zigira igipimo. Manshi. Amen. Twegamiye umugabo ukomeye. Nejejwe nuko dukurikira umuntu ufite imbaraga zitagira igipimo, ntabwo zigira akagero. Mumenye n'imbaraga zitagira igipimo izo yakoreye muri Kristo Yesu. Amen.
igihe yamuzuraga mu bapfuye akamwicaza hehe, amushyize hejuru y'imbaraga zose, y'ubwami bwose, y'ubushobozi bwose, y'amazina yose, n'izina rishobora kuzabaho atari muri iki gihe ahubwo no mu gihe. Iki gitabo cyose cy'Abefeso Pawulo yagira ngo agaragariza Abefeso imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Ageze mu bice bitatu umurongo wa 20 niho yababwiye ngo nuko ibasha gukora ibiki nibyo mugira gute, nk'uko bimeze gute, nk'uko imbaraga zigira gute zingana. Ageze muri 6 murongo w'10 aravuga ngo ibisigaye bikomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Itorero ry'Abefeso ryari itorero ryiza. Nayoboye imidugudu kuva muri 89. Aho natangiriye ni hariya ku mudugudu w'Ikarama, ubu ni paruwasi ya Muganza. Umugore w'umushumba Ranzi kiri umuvoronteri najyaga njya kubasura. Nibuka umunsi naraye hakurya ya Nyabarongo aho bari batuye, njye nari nturutse mu mujyi. Pastori rero ndi Gaseke kuri buke tujya ni mu Rwintare niho yakoraga. Turi bujye mu Rwintare hejuru y'Ishyorongi bisaba ko njya kurara iwe hakurya ya Nyabarongo. Iby'ukuri nari nturutse mu mujyi, iby'amazi sinari bimenyereye. Murabizi abantu baturutse mu mujyi baba bigize ukuntu ngo ni abanyamujyi, ariko wavaha burya no mu cyaro hari ibyo bakurusha utazi. Twagiye kwambuka mu mazi, indege Nyabarongo numva afite ubwoba. Najyaga ntekereza ko umusare ari nk'umushoferi, nibura ubwato ari nka tagisi. Mbona haje umuvure, haza akana rwose kabukaraga mu mazi harebye. Ariko mbona abagore bafite ibijumba mu mifuka batubwato buraje. Jye rero ndebye ubwato mbona ntibumeze nk'uko nabutekereza. Ndebye n'abamutwara se ntangira kugira ubwoba. Ndi gutekereza iyo mifuka y'ibijumba bari gushyiramo, ubwonko burambwira ati muraruhamiye. Abandi bajyamo, jye ngize ngo mpandagiremo kubera ubwoba, ikirenge kimwe kikubita mu mazi. Akana karandeba ngo dore mbese ngo mbese wavuye. Umuntu wo mu giturage yageze muri feruje uravuga uti se uyavuye, ariko nawe wagerayo bakakubaza ngo mbese. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Imbaraga z'Imana. Dukwiye kubaho mu buzima bwa Gikristo ariko twarabonye imirimo y'Imana. Buriya iyo usenga utari wigera ubona imirimo y'Imana,
kwizera kwawe kuba gufite aho kugarukira. Yohana yaravuze ngo uwo twumvise, uwo twabonye, kandi intoki zacu imbaraga z'Imana zitagira igipimo, zitagira akagero. Nta yindi ntego ya Yesu mu gukora ibitangaza kwari ukugira ngo yereke abayuda imbaraga z'Imana ziri muri we, bamenye ko ari we Mesiya. Kandi nkunda Yesu, iyo yakoraga igitangaza abayuda bagashaka kugihakana, ntiyajyaga impaka, ahubwo bwacyaga akora igikuru cyacyo. Nta mpamvu ya Yesu yo kumurana ngo nabikoze, ahubwo azaca akora akagikora kugeza igihe bazemera. Dukunda kubwiriza tukavuga ibyo twakoze kugira ngo abantu batwemere, ntabwo ari ko Yesu akora, kuko imbaraga zakoze kiriya afite n'izigikora ikindi hano, kandi agakora iki kiruta. Wemeye bakawemera. Bibiliya igaragaza ibitangaza 35 Yesu yakoze byinshi, ariko Bibiliya igaragaza 35. Ariko ndagira ngo mvuge gusa ibitangaza 3 byerekeranye no kuzura umuntu wapfuye. Yesu yigeze ajya gukiza indwara umukobwa wa Yayiro yari yarwaje umwana, aragenda ajya kurarika Yesu kugira ngo amukize. Icyo bari bazi kuri Kristo, batekerezaga ko akiza indwara, ariko ibyerekeranye no kuzurwa upfuye bari batarabona bikora. Ntibari bazi ko muri we hari imbaraga zitagira igipimo. Muri Kristo hari izikiza indwara, hari n'izizura umuntu wapfuye. La position mumenye n'imbaraga ziri muri we zitagira igipimo. Yesu agenda ajya kwa Yayiro gukiza uburwayi kariya gakobwa ka Yayiro kari karwaye, ariko ageze mu nzira ahura na mbutiyaje zitari iz'imodoka. Hahise hidumukiza umugore utari kuri gahunda, yari arwaye indwara yo kuva. Bibiliya iravuga ngo yari imugongo, yari yarahawe akato kubera ubwo burwayi yari arwaye. Bibiliya iravuga ngo yari yarakennye kubera ko ibye yari yarabimaze yivuza biraha. Amenya ko Kristo anyuza, aravuga ati ntibikunda, jewe sifite amahirwe yo kumutabaza ku mugaragaro, bari mu ntera amabuye ntaramugeraho, reka ngende bucece gusa nkore ku ncunda ze. Amen. Ndakira. Aragenda akora umwenda wa Yesu, abyiganye mu bantu benshi. Yesu atanga itangazo, arahagarara aravuga ngo ninde uboze. Abigishwa baravuga bati, uri kubaza ngo ninde umukozeho, ureba umubyigano w'abantu uri hano.
Yesu amenye ubyigana akamugwaho ariko akamenya n'umukoraga. Amen. Afite kwisi. Yesu aravuga atoya ntabwo ari ubyiganye wagweho. Kandi ubwo Yesu yari ahagaze Yayiro ibi nabyo ikintu gitumye ahagarara. Si ikibazo gikomeye uwo mwanya ahagaze atanga iryo tangazo, wa mukobwa barapfuye. Intumwa zituruka kwa Yayiro ziza ziruka muri uwo muvundo zibwira Yayiro ziti wirushya umwigisha kakana kamaze gupfa. Yayiro yagize ikibazo. Ubonye niyapfa Yesu atitangarije ko imbaraga imuvuyemo, kubera ko Yesu yaravuze ngo ntabwo ari umuntu nguyeho abyigana, n'umuzeho kuko numvise imbaraga zivuyemo. Reka Yayiro umwana amaze gupfa yumvise n'itangazo y'uko imbaraga muri Kristo hari izimuvamo zikiza uwo mugore, hagasigaramo izimuvamo zingiza. Afite imbaraga ziri bumuvemo zikazura n'umwana wa Lazaro, kubera ko imbaraga ziri muri we zitagira igipimo. Afite imbaraga zizakiza, kagira izizakiza Gadi, zizakiza umugore w'umushumba, izizakiza Clarissa, izizajya muri yo Oshiti, ziri muri we tizigira igipimo. Ari isi zabo zigira igipimo, iziri muri Kristo ntizigira igipimo. Yesu arangije abwira umugore yagize ubwoba, aravuga ati niki ukoze? Sorry, niki? Yesu aramubwira ati gendere, kwizera kwawe kurabuye. Arangije akebuka Yayiro ati dukomeze. Amen. Arangije abwira Yayiro ati dukomeze iki? Yayiro ntiyigeze anamubwira ibyabaye ngo avuge nk'uko intumwa zamubwiye. Yaravuze ati uko biri kose reka tugere, nibura hagerera ugatinda igikunze, nanjye mushinje ko ari we watinze. Bibiliya iravuga ngo hageze yinjirana na Yayiro n'umugore we na Petero na Yakobo na Yohana, umwana wa Yayiro aramusura. Amaze kumuzura Abayuda barongorera bati yari yapfuye neza. Babwira Abayuda bati mwitonde, ntabwo yari yapfuye. Yesu kubera imbaraga ziri muri we ntagomba kugira impaka, oya, kandi arabimenya aricecekera. Aravuga ati ubwo Abayuda babihakanye ko atari yapfuye neza, reka nzazure uwo barimo bajya guhamba, nzakora gikuru cyane. Uyu bwo batari bajya kumuhamba, reka nzazure uwo barimo bajya, wenda bazerera. Nicyo uzasome Bibiliya neza, birakurikirana.
nicyo cyatumye azura umuhungu w'umupfakazi w'Inayini. Bafite serikeye, Bibiliya avuga ngo ni ikiriba, barimo bajya kumushyingura i Nyamirambo, nawe yerekeza ku mudugudu w'Inayini. Nyina arira, abayuda bavuga bati hangane, ngo Yesu ahuye n'ikiriba gikoraho, ati rikorurutse ikiriba, azura umuhungu w'umupfakazi w'Inayini. Aramubwira ati mugore mwiza, imbaraga ziri muri Kristo Yesu izigira igikoko. Ntabwo Yesu ari umuvugabutumwa nkatwe. Navuze ngo njya numva abavugabutumwa bishyiraho ibintu, iyo ukoze gato gusa uzenguruka hose, mbere yo kubwiriza ukavuga uti mwamenye ibyabereye mu cyaha. Niba waravuguye mu runaka mu cyaha n'abakozi hari, uri kuvuga ibyo wakoreye Yesu si uko akora. Burya tubikora kuko ntitwizeye imbaraga zirimo. Abayuda babwira rubanda bati ninde wapfunye uriya muntu? Ubundi abamushyize muri serikeye ye y'ibanga, ntabwo nawe yari yapfuye. Intego Yesu afite si iyo kwiyamamaza. Intego ye ni ugusubiza igisubizo cy'ufite ikibazo. Iyo niwe wari ufite ikibazo, ntiyitaye ko babyemera cyangwa ko batabyemera. Uwo yazuriye umwana niwe ufite ikibazo. Bibiliya ivuga ngo amusubiza nyina. Ariko aravuga ati nzabemeza. Ubwo nazuye uwo batari bajya gushyingura bakavuga ko atari yapfuye, nkaba nzuye uwo barimo bajya guhamba bakaba bavuze ko bamushyize atarapfa, reka nzazure uwo bahambye. Kugira ngo nta kindi, nicyo cyatumye azura. Umurambo utarava mu rugo bavuze ko atapfuye, utarajya mu ngo bavuze ko nawe. Niyo mpamvu nababwiye ngo we bucya akora gikuru cyane. Pawulo aravuga ngo nicyo gituma Yesu ashimwe, maze kumva uburyo mwizeye umwami Yesu mugakunda n'abera. Nababwiye muri itorero rya Efeso ryari ryiza. Nayoboye rero imidugudu myinshi kuva muri 89 kugeza ubu, nyoboye imidugudu myinshi. Hari itorero ritera ibibazo, hari n'iridatera ibibazo. Hari ibyo ujya kuyobora bakabanza bakakubwira batusenge. Iri torero ry'Efeso nubwo ryari ryiza, ese nyamurumva ritari ryiza? Ryizera mu mwami Yesu rikagira gute? Rigakunda n'abera. Uzi iryo jambo bose n'abo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Cyo kuri iri torero ryaje gusubira ritakaza iyi karite y'urukundo, kuko Yohana yaryandikiye ku kirwa cy'Ipatuma ngo mfite icyo kugaya, waretse urukundo rwawe n'uru Yesu yabishyuza. Erega burya atwishyuza icyo twigeze tumuha. Kubera itorero ry'Abefeso ryaje guhura n'akarengane, rimaze guhura n'akarengane ritakaza rwa rukundo. Yesu rero yararubishyuza. Tugiye kurangiza iminota yacu, iravuga ngo niturangize. Imbaraga ziri muri Kristo Yesu zitagira ikintu.
Lazaro ararwara, rwari urugo Yesu yari asanzwe agendamo, sibyo? Urwo rugo Yesu yari asanzwe arugendamo. Bibiliya igaragaza bashiki be babiri, Marita nande, Lazaro aza kurwara. Arwaye, bashiki be batuma kuri Yesu nguko ndagize ate, arasubiza ngo urwaye arwaye ntabwo ari ubwo kumwica. Ese Yesu akubwiye atyo, hari ikindi wabura? Ariko ageze aho Lazaro agira ate, apfuye, bamutumaho, aravuga ngo ntabwo yapfuye, agize ate, arasinziriye. Ko biri kose yari yapfuye, barahamba, Abayuda barongorerana, wa muntu se wabo ntitwababwiye ko irya yari imitwe, twababwiraga ko atari bagusha abantu baragwa bava kuri Kristo, twarabwiye mwabibonye. Bakongorera baterega, anarwaye bamutumyeho, avuga ko urwaye rwaye tarumbo. Abayuda batese ntiyapfuye, apfuye nabwo bamutumaho, aravuga ngo ntabwo yapfuye, agize ate, arasinziriye. Abayuda barahamba. Ku munsi wa kane wo gusoza ikiriyo, Abayuda baza gusoza ikiriyo, buri muntu wese avuga ibyo yishakiye kuri Yesu. Umwe afata ijambo ari undi, ariko ndagira ngo nkubwire, kuri Kristo kuvuga ntacyo bivuze. Amagambo nta guca intege, abazi icyo ari gukora. Abonye neza bamaze kuzura, buri wese afata ijambo, abwira abigishwa ati noneho nimuze tujye Betaniya. Ubundi nuko yari bosi wabo, bagombaga kumubaza byinshi. Ko yarwaye ntitujyeyo, agapfa ntitujyeyo, turajyayo ku munsi wo gusoza ikiriyo. Ngo ageze ku irembo kwa Lazaro, mushiki we aramusanganira, aravuga ngo yubaha musaza wacu ntaba yarapfuye. Yesu aramubwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho. Abantu bajya batwigisha ngo Yesu akiza uwizeye. Niyo utakwizera, ashatse kwerekana umurimo w'Imana muri wowe, niyo waba mushiki wa Lazaro yari yizeye. Abana yinjira mu Bayuda, barongorera bati nguwo araje, atanga itangazo ati muyereke aho bamwamushyize. Baravuga bati nyakubahwa, twaramuhamye haruguru aho, azamuka aganayo. Abayuda baramukurikira, ahageze ati nimukureho. Kuki Yesu yavuze gukuraho igitare? Iyo ashaka we yaragihusha ati ntacyo Yesu ashaka gukora utakigizemo, aragira ngo ubanze ubyemere. Aravuga ati nimukureho igitare. Bateya aranuka, aravuga ngo navuze ko nimwizera mubona ubwiza bw'Imana. Bakuraho igitare, Bibiliya avuga ngo arangurura ijwi rirenga mu Lazaro, sohoka. Lazaro arasohoka. Arwanditse agatabo aravuga ngo iyo Yesu yibeshye, yagira ate, ariko
agashyiramo utukubo ngo ariko ntajya yibeje, ngo iyo yibeje akavuga ngo wantumbiwe, ngo abapfuye bose bari gusuka. Ariko yahamagaye izina ry'uwo ashaka gusura. Abayuda ntibongeye kuvuga. Umwe aca, undi agira ate aca, undi agira ate aca. Abari basubiye inyuma bo barongera bizera umwami Yesu. Nta kindi gitangaza Yesu yongeye gukora cyo kuzura. Ni umukobwa wa Yayiro, ni umuhungu w'umupfakazi wa Nayini ni Lazaro. Urugambo rwari rucecetse. Yesu ashimwe. Amen. Dukwiye kuba mu buzima bwa Gikristo, ariko hari umurimo w'Imana wakorewe muri twe, kugira ngo ibyo tuvuga bitaba amagambo. Yesu ashimwe. Dusaba Imana kandi birashoboka ntitukajye mu mateka y'ibyabaye. Nigeze mbwira amakorali, basanga korali zirahimba indirimbo, umwe akigira ikirema ku irembo ry'urusengero, undi akigira Petero na Yakobo na Yohana ngo baze kugihagurutsa. Imbaraga za Kristo ntizikwiye kuba amateka, ntabwo ari izo dukwiye gukinamo teyatere. No, uko yari ari kera n'uyu munsi ni kwayo, kandi niko azahoraho. Bigushuka ngo wigire ikirego, ese wigize cyo bakaguhagurutsa bikanga. Mu gusoza ndagira ngo mbabwire umuntu wagiye abona imbaraga z'Imana nta yindi teoloji abakeneye. Hashi umuntu wabonye imbaraga z'Imana akabona ukuboko kwayo, imirimo yayo igakorerwa muri we, nta yindi teoloji. Abigishwa bigeze babona umuntu wavutse ari impumyi, baramubaza bati ese uyu ni we wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi? Yesu aravuga ati uyu si we wakoze icyaha, nta nubwo ari ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. Aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Iyo mumaze kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Watoba konda gusiga ku maso, amutegeka kujya kwiyuhagira muri Sorowamu. Impumyi igira ite? Iramuvuga. Abatambyi bahamagara ababyeyi b'impumyi, baravuga bati koko Yesu niwe wahumuye uriya muhungu wayo. Ari abanyabwenge baravuga bati tugiye kujya inyuma y'itora. Baravuga bati rero ibijyanye n'uwamuhumuye ntabyo tuzi, ariko icyo tuzi ni uko twamubyaye ari iki, none yahumutse, nawe ni mukuru, ni mumwibarize. Bahamagara uwahumutse baramubwira bati shima Imana, uriya we ni umunyabyaha. Arabasubiza ati iby'ibyaha nimwe mubizi, nzi kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba nahumutse, kandi niwe wahumuye. Mumenye n'ibyo mwiringizwa n'abantu, mumenye n'ubwinshi bw'ibyiza azagira ate, azabagabira. Dukwiye kumenya iyo tujya, dusaba Imana iduhishurire
tubone ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye. Wandikiye Abaheburayo ngira ngo ni mu bice 11 murongo wa 13 yaravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo barabiroraga kandi bakabirora biri kure, barangiza kubibona bakabyishimira, ngo bigatuma bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira ku isi. Aravuga ngo abavuga batyo ngo baba berekana indi gakondo, ngo iyo baba barakumbuye, iyo bavuye baba barabonye uburyo bwo gusubira, ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ngo nicyo gituma Imana itarikorwa n'isoni yo kwitwa Imana yayo. Mwakira ijambo ry'Imana.